kuri YouTube 75% by'abantu bari kureba iyi video ntibakwiye subscribe. Nagira nkubwire ko gukora subscribe ari ubuntu kandi bwo buryo bwonyine wazajya ubona video nshya twaploadinze. Ikindi comment na share yawe ni byingenzi kuri kuko nibyo bidutera imbaraga bigatuma dukomeza gukora video nk'izi. Ndagusabye ntibagirwe kubikora. Katonda we mwana umuntu okuva munsi yafe mvawa ni Yuji. Mimi nataka kunichukua. Unanipeleka wapi? Naenda sokoni. Unanipa ngapi? Habari wewe? Nzuri. Sasa nini kilitokea wewe? Nijiendesha vizuri. Sasa wewe ni mwanamke Asili. Mimi nataka kunichukua. Unanipeleka wapi? Naenda sokoni. Unanipa ngapi? Unataka ngapi? 1000. Acha wewe, bado utakupa wewe. Na iwacu nta muntu wigeze yiyahuda. Daima kwenda. Tafadhali kuwa makini wewe. Iwanyu bari yahuye. Tafadhali kuwa makini wewe. Urashize none. Hanyuma se ubungu nje nkomeze magarara hangaha wanyimye amafaranga. Niba udashoboye kuma amafaranga reka nigendere nigere mu kazi hari abandi baba banigereje. Ureka udafite amafaranga. Niambie pesa kalisi. Nataka kunipa kiasi gani? Nakupa 100. Unanipa ngapi? 100. Na kumweka mama yako. Wewe bado nakupenda. Hanyuma uravuga ngo mwenda guhenda wewe wabuze amafaranga naguze rino gari. Nangahe se ntago wari guze 15. Ntabwo bufite 15. Hanyuma kutari guza ukaba uri kuza kundegasa. Ariko wantwayera. reka mbwire Satani. Harya ngo ugiye ku isoko. Ntugakatira ifaranga. Jewe ku buryo singatira amafaranga ku buryo nagutwarira inoti y'ijana. Ndakubwiye ngo niyo yaba senkani wayakorera. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Girira shaho vuba ndikwiye. Uyu n'umwaka nazindukanye. Wengirira ndivu. Ngenda kubwiye ngo Satani. Bihuta ariko ntago wihutira kubyaje. Uramvugishije n'imvi ziranye. Kwijana ryanjye unanichukua. Se kufokoze wewe. Ariko shusha reka nkubaze kata. Ubu igiceri cy'ijana n'amafaranga make. Kitaba make. Icyo giceri waguramo isabune ugafura ibibyenda byakuboreye. Hanyuma se ugasanga idafuze. Wandetse. Iryo jana cucura. Harya ni ijana ugiye gukora iki mu isoko? Ngiye mu isoko hari umuntu ngiye kureba yo ngo nyiye udufaranga twa. Amafaranga hanyuma umuntu ugiye kugwa amafaranga ngewe ukuramo igiceri cy'ijana n'icyo umereza cyonyine. Bani byaho sha byose birakureba. Ikibazo cyane mwamuvuga nawe. Kire ariko ntwara. Urabona mvananga. Reka ngugabanyirize amafaranga. Vanana. Nyine reka ngugabanyirize amafaranga atuza mu. Nyuma nanjye ijana ryawe ndi kuguhereza ndigabanye ubibone. Urahankura ntuhankura. Shawe n'umwaka nazindukanye kuva mu gitondo. Ariko umwaka n'ubuntu ndi kugwaje. Icaraho nyine. N'ubuntu wanjye jya. Ntware neza ndavuze ngo ntware neza napfa ntari amafaranga ngiye kuza. Nilichukua nyingi niliwayongeza wewe tu. none se nagupfuye hari niba n'umuhoga apfuka wamka ako nta muntu wari hafi aha ngaha yibura ngo dutabare umugongo uturitse
niko wambo uburanzi uranyishe neza kuma unturikije umugongo ngo nguturikije umugongo ahubwo uvuga ngo nguturikije nyuma wambaye amafaranga make nari nabivuze nonyiciye oya nari nabivuze reka mbwira ukuntu ngana genda kubwiye ngo ntabwo wari buntware wamaye make ajya ntuba wariye Satani kanu karagongobera inde ni ibirimo ngire biki ngo mwishu nawe iwacu nta muntu hanyuma uyu mugongo uturikije ninjya kwa muganga barancangaye wangegera ngo nago nyishura no pokura wewe noneho wanga kuyanyishura mwereke hanze nkwereke yuko ngiye najya nyine ngiye naje muri aka kazi ariko nabuze ibindi nakora ngo mwishyura nta soni ubona ukuntu wanjyanaga unkubita hirya ungarura hino ahubwo ndebera niba nta gufwa ryanjye ntayihaye bigaragare ko ahubwo warataye igufwa ryo mu mutwe rikaba ryaravuyemo ariyo mpamvu utangiye kunzana iyo mikino njyewe irigara njya kurigura ndi kumwe nawe nyishyura ava nigendere so udatuma dusererera hano umva nkubwire kandi nkubwize uko udashaka kunzamura n'ukuntu nkubise hasi nkaba numva umugongo warangaye amagufwa yarangaye hanyuma rero ubu ngubu kwanza ubu n'ijana nari nakwemereye rigiye kanyombe ndayongeranye hanyuma shahu nzivuze unayondoka bila kunilipa shana none ndashaje mu kazi pe kubona umuntu yifata akagenda atanyishyuye God have mercy upon us. uri yarankasiriye nyine muri iki gitondo amafaranga ubu ndayabuze cyane lakini hakuna kitu niyo naza kugikubita hasi umujinya wari no kunyica no kuntu kinanyambuye akosha nacyo buretse tuzanahura nzagwanyokosha nangu kubisasi gacyara umunsi nzagukubita mu ruzi rurimo ingona nkahita nkwemeza Rwose cyankuye gusa ndongera ngereyo No. Bitashaka do. Staki wewe. Witonde sindi kado. Aha, abana bubu mwari. Hanyuma se shaka do reka nkwibarize nako wambwiye ngo ntabwo uri kado. Ndagira nkubaze uzizihe ndi. Indimi. Aryo ubwo nzinze ndimira. Nzi ururimi rw'ihene. Urw'intama. Urw'imba. I want problems always. N'urw'imbata. N'inkoko. N'intama. Ugira se ngo sizo ngizo. Oya shaka nyine nuko wanga ko umuntu akwita akadogo. Hanyuma indimi nakubazaga ntabwo ari izo ngizi z'ihene n'inka. Ibyo nanjye ndabizi ko zihari. Ahubwo nagira nkubaze ururimi umuntu avuga kuvuga. Kuko wumva ikinyarwanda, icyongereza, ikigande n'izindi nyine nicyo nakwibariza. Mbese nizo wambazaga ko nzidodara. Indimi zose ndazivuga. Cyane iringa ndazidoda nkazidoda. Si ukuvuga ahubwo ni ukudoda. Iringa rurarize. Ndako nayo ezari wapi? Uravuze ngo ndako nayo ezari wapi? None se kitumva niki? Ntabwo wambwiye yuko uziringara. Uwo muntu mbajije banza atakibina. Ndako nayo ezari wapi? Mazi igihe namubona n'ukuri kw'Imana. Banza atakiba muri iki. Wena iyi Kigali wagize sara cyayibamo. Wayobye ntaga kibinaha. Mwana yambwa zarifu. Wowe ndamuzi. Mwana yambwa zarifu. Dorotuye harahe ushaka gusanga kiri no guteka. Uko nciyeho mbona umwotsi wazamutse. Ariko ubundi kuko wambwiye ngo uziringara. Aba numva uri kuvuga ibintu bica hirya no hino. Umbwira iby'abaturanyi nibyo ndi kukubaza. Mwana yambwa zarifu bisobanuye ngo iki cyana ni igisazi. Nta kindi bisobanuye. Mwana yambwa zarifu birasobanuye ngo iki cyana ni igisazi. Mingi koreka. Ungende igisazi. Ariko ndibutse. Iringara ntago ndizi, ndizwi na nyakukuru wacu. Hanyuma se ubundi uzuruhe rurimo? Nzi Kiganda. Omanyi Ruganda? Mulila mangu. Katonda wa? Katonda oye. Katonda we. Mwana omuntu okuva munsi yafe. Vawa. Ni UG. Mva nkubaza wa Kigabo. Ko numva uri kuzana ibintu byo kurya urashoka.
cyane ko n'iwacu natwe turya bigoye. Wambwiye ngo iki se ntabwo wambwiye ko uzi ikigande? Wakigorya uworora inguzana mu bintu byo kurya urabona njye nari. Ibigabo by'iki gihe byabaye bite? Ariko se ubwenge kikabura n'umuco. Reka nkwibariza akabazo kawe. Wambwiye ko uziringara rirakunanira, ikigande kirakunanira, ubundi muri make ushoboye iki? Ako se ko numva ibyo ndi kukubwira atari byo nsubiza ugatangira ngo yuji kandi yuji nzi ko bisobanura ibiryo ikigoryi tete vide mu mutwe. Ubwo utangiye kuvuga tete vide wabona n'agafaransa ukazi. Comment ça va? Ça va bien merci. Hanyuma se ubundi uvuye kado? Wese uvuye Hano hiri. nanjye mvuye hano hirya. Hanyuma se ugiye he? Wese ugiye he? Ngiye mu rugo. Nanjye ngiye mu rugo. Gukora iki? Wese ugiye gukora? Ngiye kurya. Nanjye ngiye kurya. Ariko wacyane ushobora kuba uritesha mutwe. Nkuko nawe uritesha mutwe. Gute? Hanyuma singiye Ahe iki kintura. ahe iki kinura. Uritesha mutwe ku manywa. Ahe uritesha mutwe ku manywa. Ha, cyampaye. Yaha cyamaye. Gwiki kunsubiramo sha. Ngo iki kunsubiramo sha. Hakingegerara. Hakingegerara. Hako urarwaye. Ariko urarwaye Ku manywa. ku manywa. Hako sha uruzu. Ariko sha uruzura. Kimenya umutwe. Kimenya umutwe. Aha hose niko. Aha hose niko. Akamwihore wangegeraho. Kamwihore wanje geraho. Yingegerara. Yingegerara.